Kelly aravumbuwe noneho kabisa long time ago. Abantu benshi bibaza bizagenda bite Kelly noneho birangiye Willy amuvumbuye, birangiye avumbuye yuko atwite, birangiye nyine abifashe, birangiye nyine amufashe amenye uko atwite. Ese urabona biri bugende bite? Birangiye nyine avumbuye yuko atwite, ese we urabona biri bugende bite kuri Kelly? Ntago ushobora kumubana ibibazo. Ese ubusi hano bishobora kurangirira? Ubwo ndavuga urukundo rwa Kelly ndetse n'umugabo we Willy. Ntago bishobora kuba bigiye kurangirira hano cyangwa se bishobora gukomeza. Willy byagaragaye ko yabikoze nyine tu yarabikoze. Kelly nego yari yayigezeho yo kugira ngo nyine atsindire Willy, amubwire yuko nyine yabikoze, amubwire yuko ari we baryamanye. Willy avumbuye yuko Kelly atwite atari yamara iminsi. Ese urabona bigiye kugenda bitagati ya Willy na Kelly? Nihe nama wagira Kelly mbere yuko ibintu bikomera? Biragenda bite noneho kabisa? None se Kelly ko mwabonye uko akunda nyine kwanga kuvugisha ukuri, none hari bwemere kuvugisha ukuri cyangwa arakomeza amubeshye amubwire ko ari wayimuteye iminsi ne yonyine bahuye yonyine ishize? Ari bwemere yuko yayimuteye cyangwa se arukundi ari bubigenze? Ibintu byakomeye kabisa, ibintu byagoranye, kuko noneho it's a more fire kabisa muri no filime. Kuko noneho filime ishobora kuba igiye kuryoha, one party ishobora kuba igiye kuba fresh kubera yuko nyine ibintu bigiye guhinduka. Ariko se ku rundi ruhande Kelly arajya he? Gusa ku rundi ruhande Chris aramukunda cyane, ashobora guhita nyine yerekeza kwa Chris cyangwa se bikarangira nyine hari ukundi kuntu bigenze. Gusa nigeze numva speech ya Kelly avuga yuko n'ubundi Willy amukunda, yabimenye ariko akamwihorera. N'ubundi biragaragaye yuko Willy n'ubundi ntabwo arazi yuko Kelly atwite. None ngubu nibwo abimenye. Kuba amenye yuko Kelly atwite bigiye kugenda bite? Inama wagira Kelly ni yihe? Kelly ahagume se aravugisha ukuri, arabeshya? Urabona Kelly nyine ari iki biri bumusabe? Urabona agiye kubyifata mute Kelly? Bigiye kumugendekera bite? Yakwigire kwa Chris se? Urabona wamugira inama yo kwigira kwa Chris hakiri kare, cyangwa hari indi nama wamugira nko kubeshya Willy ko indariye imisi yonyine intege yonyine baryamanye akamubwira ati ndani yawe kabisa? None ikibazo gihari nuko n'ubundi atari kumvikana na Chris. Chris wenda kuko ari umuganga niwe ushobora gukemura kiriya kibazo, ni ushobora kubeshya akagenda akabeshya Willy akamubwira ati wenda ibi nibi ushobora gutera inda mu minsi ne birakunda, umuntu agahita yifata. Aho rero no hagaragaza ko Chris ari we muntu wenyine wagakemeye kiriya kibazo. Ariko na Chris nawe ari gufightinga for getting his child, ari kugira ngo nyine afightingire umwana we kabisa. Urumva yuko biracyari ibibazo. Mama Kasha nawe yarakaye kabisa, nawe yarakariye umugabo we, ari kuvuga ati kabisa uko bisa kose urampa amafaranga nigire mu bukwe bwa murumuna wanjye, urayama kabisa, ntacyo wakora kugira ngo we kutayama. Gusa n'umugabo we nawe Papa Kasha nawe ari kuvuga ati kabisa kugira ngo nyaguhe agakanu kavaho kagatakara. Urumva yuko kabisa ari agapingane ka danje, aragapingane gakomeye cyane. Ari no mpamvu umuntu yibaza what will be happen on this film. Ese bizagenda bite kwa Papa Kasha na Mama Kasha? Mama Kasha se arabigenza bite? Agiye kugurisha biriya bikoresho byo mu nzu se cyangwa biragenda bite? Hari ikindi kintu ari bukore, hari ikindi kintu agiye gukora? Nyambo afite ibanga ryuko Yannick yagiye kwihorera, none ari kwirya kuri Kasha, ari kumubwira ibyo yiboneye. Ahangaha murabibona mute mwebwe? Murabona bizagenda bite? Reka nkusuze ukurikira The Manifest TV, nkusaba gukora subscribe, share, like, comment kugira ngo ibintu byacu bikomeze bigire neza cyane. Nge ni GMMG Justin Mind the boy who is the trainer best one, the big and riser and the entertainer, also the king of mic and the best commenting person from the Manifest TV kabisa. Ari nako mbashimira mbasaba kuri subscribe, share, like, comment. The people from east, the people from south, the people from north, the people from west, the people from Kigali city and the people from outside of country, all of you ndabasuje cyane kabisa. Nako batera peace. Nyiranzayino akomeje kubabaza umugabo we kabisa, urabona yuko akomeje
yiyemeje kumuyoboza inkoni y'icyuma, ariko n'ubundi n'umugabo we Scott nawe kavuga ati kabisa ntabwo ushaka kunyobora uko wiboneye, niba ushaka kunyobora uko wiboneye kabisa ntabwo ibyo bintu byashoka kuri Scott ntabwo ibyo bintu byacamo, ahubwo wibeshye kabisa ku rundi ruhande. Nyambo afite ibanga ry'uko Yannick yagiye kwihorera, none ari gukomeza nyine yikomeza kuri Kasha amubwira uko yiboneye. Nyambo yabaye nyine umuntu mugari kabisa uko azi yuko umugabo we byanze bikunze he's gonna be coming soon kabisa, azi ko agiye kuza vuba, niyo mpamvu ari akikomeza kuri buri muntu wese mo hariya muri filime, amwereka yuko n'undi he knows more about how his energy is, akamwereka nyine ko atari strong kuri we kabisa. Niyo mpamvu Nyamba ari gukomeza hano ashaka nawe kutwereka nyine ko akomeye, kandi turamuzi Nyambo, turamuzi yuko agira ubwoba. Numvise yuko ideni Suzi yafashe ryaramberi burya niryo ryatumye acisha make. Kuba ari gucisha make turi kubona yuko ari gucisha make, ntabwo ari umutima mwiza wundi, nta nubwo ari ibindi bintu bindi byatumye acisha make, ahubwo ni karakadeni karamberi yafashe ariko kari gutuma n'undi ari gucisha make, akaba yatereka Mominike n'abandi bantu, Mominike na famille mbemerere buri kimwe cyose, kuko tomorrow it will be bad. Wenda niba bibi cyane kabisa, I will continue with them, I can ask them credit for paying Lambert's money kabisa. Ibyo bikaba ari bimwe mu byatumye n'ubundi mama Yannick acisha make, nkurikije uko ndi kugenda mbibona. Kasha yarakaye, Nyambo nawe ararakara kabisa. Nyambo ati kabisa icyo akora cyose, nothing can you do for me kabisa. Number 5 nanone kandi reka nkubwire yuko Willy yabikoze, byarangiye n'ubundi Willy yiryamaniye n'umukunzi we ari we Kelly, gusa none hanga bigaragaye yuko n'ubundi Willy amuvumbuye, biravumbuye yuko Kelly atwite, kandi akavuga ati I sleep with you 4 days only, nimba bararyamanye iminsi ine yonyine cyane, akavuga ati ntabwo iyo nda yaba ari yanjye kabisa. How can you pregnant in 4 days kabisa, kuko nayo yahise abyemera, yanze kubihakana yuko atwite, ntabwo ari kubihakana kandi biri kugaragara, gusa sinzi ukuntu yabiketse kabisa. Gusa guys ashaka kuba yarabiketse kera n'ubundi, kuko nkabanaga yuko ibyo yakomezaga kumusaba yari yarabyanze, kandi biriya bintu byamubagaho n'ubundi bari kumwe, niyo mpamvu adashobora kumubeshya ngo niwe wabimuteye, kandi byaragaragaye yuko n'ubundi we yari yarabimenye mbere. Mama Kasha we aba yarakaye kabisa, avuga ati ntibishoboka, ibikoresho ndabigurisha nimba unyimye amafaranga. Gusa na mwarabona akaba yarakaye, akavuga ati kabisa nanjye nawe naguha icyo wakora cyose, can't I give you money kabisa, nta kintu na kimwe, I can't give you money. Reka ngushimire wowe wabanye natwe kuri The Mind First TV, musakora subscribe, share, like, comment kugira ngo ibintu byacu bigendeze cyane. Nge na just in mind the big retainer the show, the unriser commenting person to The Manifest TV. Ciao, ciao.